nta muntu uwo ari we wese ushobora kudukunda kurusha uko twikunda. Abantu baradufasha, bakadutera inkunga, turashima, tugira inshuti, turabana, ariko ibyo ntawe byambura agaciro ke. Ntawe bikwiye kwambura agaciro ke. Kwibohora kwa mbere ni ukwibohora agasuzuguro. Abantu barwanya intambara bagatakaza ubuzima bagakomereka bagapfusha imiryango bagatakaza buri kintu cyose, intambara yarangira ntihabeho kwihorera. Bifite ishingiro, biri muri twe, biri mu muco wacu, biri mu kumenya gutandukanya ikibi n'icyiza. Ntabwo dukeneye uturandata, ntabwo dukeneye utumurikira ngo atwereke inzira tunyuramo yo kwiha agaciro. Turayizi, tuzayishakira, twarabiharaniye, twarabipfiriye. Nta n'umwe ufite uburenganzira bwo kutuzanaho agasuzuguro. Ariko icya kabiri nasubiza ni ukuvuga ngo ariko se ari ubwo bwigenge, ari uko kwibohora, ababikoze, abakoze kwibohora cyangwa ababonye ubwo bwigenge nibo batazi icyo bagomba kubikoresha. Ubu ndi umuntu wibutswa ubu hari umuntu ndeba akansangamo ko nkwiye kwibutswa ibyo nkwiriye gukorera abaturage b'u Rwanda nk'umuyobozi wabo bijyanye no kwibohora. Hari uwanyibutsa icyo ubwigenge buvuze, ariko impamvu irahari wenda ko baba batekereza. Impamvu ni uko uwaguhaye ubwigenge yabutanze mu magambo aguha igice, ikindi aragisigarana. Ibyo kwibohora, abantu bibohoraga iki se? Ko twibohoraga ubuyobozi bubi, imigirire mibi, turwana n'abo bashyigikiye abayoboraga u Rwanda n'ababicaga Abanyarwanda. Umbwira ngo nibuke amajyambere n'uburenganzira bw'Abanyarwanda niyo wabubuzaga Abanyarwanda iyi ntambara yo kwibohora ijya kubaho.
niba wari ushyigikiye abishe abahekuye u Rwanda, bamwe n'ubu bakibashyigikiye, n'ubu abishe Abanyarwanda, abakoze genocide hano mu Rwanda, baracyabunze ahantu bashyigikiwe n'abari babashyigikiye na mbere hose. Ubwigenge rero no kwibohora dushaka ni ugutinyuka, ni ugutinyuka tukabwira uwo ari we wese ngo kwibohora ni ibyacu, tubifitiye uburenganzira, tubifitiye ubushake, tubifitiye kubyumva. Nta muntu uwo ari we wese ushobora kudukunda kurusha uko twikunda. Abantu baradufasha, bakadutera inkunga, turashima, tugira inshuti, turabana, ariko ibyo ntawe byambura agaciro ke. Ntawe bikwiye kwambura agaciro ke. Kwibohora kwa mbere ni ukwibohora agasuzuguro, ni ukwibohora agaciro. Ubwo ureba abantu barwanya intambara bagatakaza ubuzima, bagakomereka, bagapfusha imiryango, bagatakaza buri kintu cyose, ubwicanyi bukaba bugashyigikirwa, intambara yarangira ntihabeho kwihorera. Bifite ishingiro, biri muri twe, biri mu muco wacu, biri mu kumenya gutandukanya ikibi n'icyiza. Ntabwo dukeneye uturandata, ntabwo dukeneye utumurikira ngo atwereke inzira tunyuramo yo kwiha agaciro. Turayizi, tuzayishakira, twarabiharaniye, twarabipfiriye. Nta n'umwe ufite uburenganzira bwo kutuzanaho agasuzuguro, nta n'umwe mukwiye guha amatwi uzana agasuzuguro hano. U Rwanda ntabwo ari umurima watijwe abandi ngo bawuhingemo. Ntabwo ariko bimeze. Niko Abanyarwanda mukwiriye kubyumva, niko dukwiriye kubyumva twese. Igihe cya ziriya ntambara z'amasasu cyarashize, igihe cy'ubwicanyi Abanyarwanda bica abandi bafashijwe n'abandi bo hanze byarashize. Ubu intambara iriho dukwiriye kwibandaho ni intambara yo kwiha agaciro. Ni intambara yo kwiha agaciro, duha abana bacu amashuri bakiga. Ni intambara yo kwiha agaciro, duha Abanyarwanda ubuzima
tukabaha amavuriro, tukabaha aho kwivuriza. Abanyarwanda, abana, abagore, buri wese ntakomeze kwishwa n'indwara zitakica abantu ahandi aho ariho hose. Kwiha agaciro, twigaburira. Iyi misozi tukayihinga, tukayitera amashyamba, tukarinda ubutaka, tukorora, tukigaburira, ibisigaye tukajyana ku masoko, tukubaka imihanda, tukubaka intindo, tukubaka kuko dufite muri twe hari bike tutarageraho, ariko dufite byinshi muri twe dushobora gukoresha kugira ngo ibyo bindi tubigereho. Si byo Banyagicumbi, Banyarwanda muri hano? Iyo niyo ntambara, imiyoborere myiza, aho abayobozi bumva abaturage, bagakorera abaturage, bagakorana nabo, aho ruswa n'ibindi bibi bimunga ubuzima bw'abantu tukabica burundu. Ruswa, corruption, ntabwo ari inyarwanda, ntabwo ari inyafurika. Ibyo nitubirwanya, ibindi byose bizisobanura, bizaduha agaciro tudahora tugomba gusobanura buri munsi, bizaduha kwibohora tudahora dusobanura buri munsi, tudahora dukesha undi uwo ari we wese buri munsi, ku buryo uwagufashije mu gitondo agaruka nimugoroba akabikwishyuza mu bundi buryo. Uwagutije ipataro yo kwambara mu gitondo akaza ku mugoroba akakubwira ngo ari ku ipataro yanjye ko wayisize icyondo, ku buryo akubwira ko agiye no kuyisubirana. Tugomba guharanira kwiyambika kugira ngo iyo njyuro iveho ya buri munsi yo kukubwira ngo naguhaye ipataro yanjye, none wowe ko yambaye nabi cyangwa ko yahinamiranye. Ibyo tugomba kugira inzira ibivamo, niko kwibohora. Kwibohora bindi by'amasasu, by'intambara twarwanye, byahitanye abantu, ibyo ni amateka twashingiyeho, amasomo menshi twavanyemo, ariko ibisigaye tugomba guharanira n'ibyo bikajya muri buri munyarwanda wese, akamenya ko afite uruhare, akamenya ko agomba kugira inyungu muri byo, tugafatanya tukava muri ya politiki yindi abantu bazi yo mu mateka yarobanuraga Abanyarwanda, kabwira umuntu yuko ari umututsi, yari umuhutu, yari umutwa, ndetse ntibigarukiraho akabwira ko ibyo ntibinahagije, ntabwo mutandukanye gusa ahubwo mugomba no kwicana. Abandi bati ahubwo watinze kubitubwira, nabo akaba ari uko babigenza nyine. Ncira abantu umugani w'isenene, murawuzi? Isenene, ujya ubona abantu bafata isenene birukanka mu mihanda ahantu hose bafata isenene, bamwe imodoka zikabagonga yirukanka isenene ku matara yo ku muhanda.
ziriya sene niyo bamaze kuzifata bakazishyira mu kintu, mu container, uzi icyo zikora? Muzabikurikirane murebe, ziraryana. Muzakurikirane murebe, iyo zamaze gufatwa zashyizwe ahantu, muzishyira mu biki? Mu bicuma. Burya ziraryana. Burya bivuze ngo nta kintu cy'igicucu nk'isenene, kubera ko aho bazishyize ziri aho ziryana, ntabwo zibuka ko hari uzitegereje kuzikaranga. Zose hamwe akazishyira, zahoze ziryana hagati yazo, zitazi ngo ziri bujye ahantu hamwe. Uri buzirye azitegereje, ariko zabanje kuryana. Abantu rero, Abanyarwanda, ntituzabe nk'isenene, ntimukabe nk'isenene. Kuryana kandi hari ubategereje, uri bubagaragure uko abagaragura. Murabyumva? Ntabwo twaba nk'isenene. Turi abantu biyubaka, biyubaha, biha agaciro. Niko bikwiriye, nta kundi. Nibyo bivamo na bwa burakari bwo kubwira umuntu uwo ari we wese, wowe genda ucunga ibyawe, wiza kucungira ibyanjye, wiza kumbwira uko ncunga ibyanjye. Nahise ubona ko abantu barwanya izo ntambara zose bagakomereka, bagahagarika ubwicanyi, bakabuza abantu kwihorera, bakubaka igihugu, barangiza bakaba abantu bari aho babereyeho kutubahiriza ibiremwa by'umuntu. Ibiremwa by'umuntu se ni ibihe birenze ibyanjye nanjye ngomba kubahiriza? Muntu nibo baremye ibyo biremwa by'umuntu uzi, nabo ni ibiremwa nkanjye. Twese, abo Rwanda, Afurika, Europe, America, Asia, everywhere, twese turi ibiremwa. Twese turi ibiremwa, ntawaremye undi. Icyo twakora ni ukubahana. Ni uguhana agaciro, ni ugufatanya, tugakorera hamwe. Muzi ibisigaye biriho by'iterabwoba ahantu hose. Aha ntabwo birahagera, nizere ko bitazahagera. Isi yose yayogojwe n'ibikorwa by'iterabwoba. Abantu bica abandi gusa, abantu bakituritsa, bagahitana abantu, bagahitana impinja, bagahitana ku isi yose, bagakora ibidakorwa hose. Nta gihugu bitageramo. Aho kugira ngo abantu bafatanye turwanye ibyo ngibyo bitera ubuzima kuba nabi mu iterabwoba, barangiza bagahindukirira abandi nabo bagatangira kubatera ubwoba. Aho kugira ngo dufatanye turwanye iterabwoba, wowe uraza kuntera y'iterabwoba. Iyi si tubamo natwe turayizi, kuko nababwiye twese turi ibiremwa.
niko abanyarwanda mukwiriye kwibona ko muri ibiremwa nk'abandi nk'abo birirwa babazanaho iterabwoba. Kwibohora ni ukwanga iterabwoba. Ntabwo nzanaho iterabwoba, ndaryanga. Nta nubwo wangira umuntu w'iterabwoba, kuko ntabwo ari yo kamere yacu, ntabwo ari wo muco wacu, ntabwo ari yo politike yacu. Politike yacu niyo kwiyubaha, niyo kwiha agaciro, niyo guhana agaciro, buri wese akagahundi. Buri wese afite icyo atanga, buri wese afite icyo abona. Uko niko kwibohora, uko numva, niko ukwiriye kumera. Bantu ba Gishambashayo rero, ba Rubaya, ba Gicumbi, ubwo ndabwiriramo n'abandi mu gihugu hose. Ibyo navugiraga aha ndabwira buri wese, ariko ndahera kuri mwe muri hano, ngo inzira turimo aho tugeze n'aho tuva nibyo bituranga muri uko kwibohora, duhereye kuri twebwe ubwacu, kuri buri wese. Nta nubwo twakwibohora, birumvikana, ntabwo tuzakora ibidakorwa bibi ngo tujye aho tuvuge ngo abantu bigira icyo bavuga ngo twikorere ibyacu. Iyo byageze ku gukora ibibi ntabwo biba bikiri ibyawe wenyine, kubera ko bigira ingaruka ku bandi. Wavuga rero avuga ko hari ikintu cyabaye kibi, ibyo twakiganira tukacyumvikanaho, ukanyumvisha ukuntu ari kibi, kigakosorwa. Ariko ntabwo watangira wumva ko nanjye n'abandi ari inkozi z'ibibi gusa badashobora kugira ikintu bikorera. Ntabwo ari byo. Buri wese agira inenge, yaba umuntu, yaba abantu, byaba igihugu. Inenge yanjye rero y'igihugu cyanjye, inenge yacu dukwiye kuyishaka, tukayimenya, tukayikosora. Ariko iyo utegereje ko undi muntu azaza kugukosorera inenge yawe, kuguhanaguraho inenge ufite, icyo bivamo ntabwo akosora inenge ufite, ntayikuraho, ahubwo akuzanira inenge ye akayigereka hejuru y'iyawe. Ubwo ugatahira inenge ebyiri wari ufite imwe, wa wundi wakagumana ya yindi ye. Nta nenge yindi ya kabiri dushaka ituruka ahandi. Inenge twaba dufite ni yacu, turashaka ko twayikosora. Numfasha kuyikosora utazanaho inenge yawe, tuzafatanya. Banyagicumbi, reka no gutinda cyane mbabwire ko inshuro ya 21 yo kwibohora twayizanye hano kubera impamvu nasobanuye. Byari kubaha agaciro nk'uko mwakahaye kwibohora, byari kubibutsa no kubakangurira ibikorwa dukwiriye kuba dufatanya twese kugira ngo dukomeze inzira yo kwitera imbere, twumva ntawe dusiganya,
ubwacu hagati yacu tudasigana, hanyuma tukabona uko dukomeza guhangana n'ibyo tugomba guhangana nabyo, ari ibiri hano mu gihugu, ari n'ibiri turuka hanze. Ariko nk'uko twabibwiwe, kwibohora ni ugutinyuka, ni ugutinyuka ugahangana, ni ugutinyuka ugahanganira ukuri, ukuri kwawe n'ukuri kw'Abanyarwanda. Mugire amahoro y'Imana.